muri Rayon Sport Rayon bari gushaka icyambere umushahara w'ukwezi kwa 12 w'abakinnyi kubera ko babahaye ikiruhuko abakinnyi baragaruka mu myitozo kwa 4 iberi so kwa 4 rero nibagaruka baraza ko baza bati tugeze ku itariki hafi 10 na zingahe bazaba bageze ku itariki ngira ngo 17 n'esheshatu gutyo 16 kwa kangahe kwa 4 nubwo azagaruka mu myitozo tuzatugeze 16 nibyo zo kwa mbere 16 zo kwa mbere utarahemba abantu ukwezi kwa 12 ubwo urumva bazatangira kubibazabaza aho baravuga bati dushaka umushahara abakinnyi bagaruke tubahembe icyo ni icyambere icya kabiri Rayon Sport ngo abakinnyi batazasinyisha ngo bamaze kumvikana nabo igisigaye ngo nuguhamagara itangazamakuru bagafotora bagatangaza bakamurika abakinnyi vuba hangaha ngo mu cyumweru gitaha iratangira kugenda itangaza umwe kuri umwe Rugangura byita ngo ni kibayi namba umwe kuri umwe umwe nyuma y'undi kandi ngo ni imyanya itatizwe 6 7 9 umurekiperateri umuwinga n'umwataka ngo bamaze kumvikana nabo ngo ni ikibazo cy'igihe bagatangazwa icyo ni icya kabiri icya gatatu kuri Rayon Sport kuko nta makuru menshi ahari shuhuje Muvunyi na Tade mbaza kumabo umutoza Spitira bimeze gute Spitira ibiganiro byarabaye kandi byagenze neza cyane bemeranyije ku masezerano yo gutoza Amavubi umwaka umwe bemeranyije ku mushahara bemeranyije ku mabonus ajyana na hazaba kubariho Rwanda yakodesha ku imodoka karbira kumwishyurira amabonoma yo kureberaho imipira n'ibindi ikintu cyonyine basigaje kuganiraho ni ikintu kijyanye n'ibiruhuko bye federasiyo imubwira ngo dukeneye kuba mu Rwanda ukaba hafi ya equipe cyane ariko aravuga ati ndakuze nkene biruhuko bikomeye na madamu wanjye igenda afite akazi nkazajya nizira mu Budage mukanyishyura tike y'indege na madamu wanjye tukaruhuka ati kuko ngiye ubundi nakaba ndi muri retirement nko kuza kubafasha by'umwaka umwe wa nyuma soza rero bari bakiri mu biganiro ariko ngo detaye buryo umutoza w'Amavubi agoraniraho cyane nitwo dutoya ibi bikomeye ngo by'amafaranga n'igengo cy'umwaka cyangwa ibiri ibyo ngo sibyo atindaho icyo atindaho nizo detaye ntoye baracyane mu biganiro ariko ngo biri positive biri mu nzira nziza very soon dushobora kubona umutoza w'Amavubi atangazwa cyane ariko nyine ngo inkuru itegerejwe ruvuye ngomba guhita confirm ibintu byose no kureba ko twemererwa gukina CHAN bagahita babirangiza vuba na bwangu ubwo tutabyemererwa ko match zindi zizaza mu kwa gatatu za equipe nationale icyo gihe ngo abakirimo umwanya wo kuzamuha amasezerano hanyuma rero Rugaju warimo gushaka amakuru kuri CHAN no muri Ferwafa muri rusange ukuye iki amakuru mbere yuko tujya muri APR na Rayon kuko nazo zirahari ntago polisi ntago twagenda tudakoze ku makipe ari lokale reka duhere ku Mavubi niyo makuru duhere ku Mavubi niyo makuru CHAN tombora iri ku munsi w'ejo izabera i Nairobi muri Kenya ariko ndakumenyesha ko kugeza kuri ubu SG wa Ferwafa ari muri Algeria ariko inama yagiyemo y'ibijyanye n'imiyoborere muri CAF bari kwigaho mu by'ukuri ntabwo yari yabona email imubwira ko turi mu makipe azatomborwa bitangira abantu niba babyibuka neza byatekerezwaga ko iyi zone yacu turimo y'akarere ka Sekafa yatanga amakipe 5 ariko baje kwisubiraho ntibabyemeza bivuga ngo ntituri mu makipe yamaze gushyirwa mu cyo bita inkangara kugeza kuri aka kanya ndi kuvuga ntawamenya niba ibyo muri CAF birahindagurika niba bizahinduka ariko sofa ntago turimo kuko ntibarabona email babwira ngo muzatombora iyo biba bihari twari kuba twasabwe kohereza umuntu ujya kuduhagarara muri tombora ubundi niko bigenda ikigukonfirma ibere yuko uri butomborwe cyangwa uri butombore bakohereza official email ikubwira ngo muzohereza umuntu wanyu muzanebana muri Champions League nako ntujye wana samasura yabo za equipe cyangwa abayobozi wenda nk'aba SG ama equipe cyangwa se aba director ma equipe derega nyine n'igihugu kira derega nicyo kibabwira ko muri butombore nta byabaye nta muntu badusabye ariko nabaje nubwo bivuze yuko byarangiye tutazatomborwa tutarimo barambwa ati si cyo bivuze hari scenario ziteye gutya ngira ngo abanyarwanda bumve mu kanya gato
iya mbere ni yuko ngo niharamuka habaye kuvuga ngo hakore gahunda yo gufata icyo bita akamini tournaments cyangwa se gushaka ibyo bita barrage bya bindi amakipe akina wenda tuvuge ari nk'amakipe ane abiri agahura andi abiri agahura izitsinze zigahura bagashakamo ikipe imwe icyo gihe u Rwanda ntabwo ruzazamo bambwiye ko ibihugu nka Cote d'Ivoire ibihugu nka South Africa ibihugu nka Misiri hari umunyamakuru uyu ibihugu nka usigaye kuri umupira wa Afurika bita Mike Junior yego we yabyanditse yego Mike Junior binyuremo we yabyanditse avuga yuko ngo Misiri, Algeria, Afurika y'Epfo, Malawi, Gambia, Gabon, Comoro ibyo wants to return and take part in the 2024 CHAN tournament. This is what CAF plans to do. They will hold a play-off for these to play against each. It will be a knockout system from January 26 to 29. It will take place in Tanzania. ubwo byamaze kwemezwa urumva ko yayataye. Ikibazo rero gihari twaho ntiturimo mu gihe ari cyo cyafatwaho icyemezo ariko abanyarwanda baravuze biti bya byishimo twagize Sugira atsinda abantu bagasohoka amayisuime n'ibiki ubu nta bihari uyu mwaka Rugaju ni muhumure hari inkuru nziza yaba ari mu mutima nanjye yandi mu mutima meze guterera nkunda gutinda kwa ababyeyi b'abanyarwanda Ruvuyanga uhari umubyeyi rwose waravuze ati ko naringiye kugaburira umwana mana yanjye mugaburira utuje mubyeyi nkubwira inkuru ishobora gutuma ibintu bigenda neza muri CAF departement ya competition inashinzwe club licensing yemeza ibijyanye n'ubuziranenge bw'ibibuga bahamagaye president wa federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Bwana Munyantwari Alphonse baramubwira bati kuba stade Amahoro ari nziza yaravuguruwe isa neza ibyo nta gushidikanya kubirimo turabizi ariko muri Kenya hari ikibazo cya stade yitwa Kasarani Stadium iyitwa Nyayo Stadium yo yaratunganyijwe yaravuguruwe imeze neza Nyayo Stadium iherereye mu gice kiri mu mujyi wa Nairobi ariko umanuka ujya mu ntara bita Kajiado ni intara y'amajyepfo ahitwa Zalonga n'ahandi Aperi yize gukinirayo itsindwa na Gor Mahia Nyayo Stadium cyagiye cya 3-2 3-1 3-1 shaka igitego cya Kedi amwari mukize byari birangiye nshuti yanjye faranga muri CSS bare bagiye kubasira ikomereze wese yari butware nka prime ya $3 iyo match yuvuze Ruvuyangamera nk'umuntu wezura kaboze amazi ashyushye wezura kaboze abanyarwanda baragukeneye ko biza itereka Ruvuyanga ari kwikiriramo se Nyayo Stadium nyine none se ntiyarajyanye n'ikipe Nyayo Stadium rero yo imeze neza ariko Kasarani kubagiye babona n'amashusho mu gihe gishize mu gihe gacanire ejo bundi mu kwa kabiri ariko stade wumve ngo ntibarana cyambere kwa kabiri nibwo hejuru ntirasakarwa haracyarunzemo biriya bimashini byubaka donc stade urabona ko birasa nibigoye ko indi mirimo yarangirira igihe babaza rero president wa Ferwafa baramubajije ngo ese hari ibibuga by'imyitozo mwaba mufite biri hafi ya stade Amahoro byakwifashishwa mu gihe icyemezo cyafatwa ko mwebwe hari match twabaha runaka unyumve neza President arabwira ati dufite ikibuga cyiza cyane cya kindi kiruhande rwa stade Amahoro cy'imyitozo cyujuje ibyo ntacyo bitwaye ayo makuru niye adabiri Nyayo Stadium ndetse na Kasarani Stadium birashoboka bityo ntago twakwakira tutari gukina nikibura u Rwanda ruracyubaka shaka ikibuga paka dukine ca tubonye kira cyo ku Mahoro aya Mavubi yakorera imyitozo ni Muhanga yari stade se nziza Amavubi yakiranje akabagiyeyo abandi importe
igikenewe cyane mu byumvire abanyarwandakazi, igikenewe cyane cyari ngombwa ni ukuba ufite stade, ni ukuba ufite amahoteli. Ibyo turabifite. Ubwo rero niba Kasarani Stadium ituzuye, maybe tugize umugisha dushobora gukina CHAN, ariko turi igihugu cyakiriye. Hari abantu rero bahita ba excited cyane ngo twagiyemo, mutegereze tutegereze ku munsi w'ejo turebe uko bizagenda. Yes, ngayo ngoko rero. Hanyuma ibyo kuvugura stade ubwo tubijyanirane na stade ya Huye tubivireho rimwe, kubera ko nayo igiye kuvugururwa. Stade ya Huye guhera mu kwezi kwa kabiri bazatangira imirimo yo kwivugurura, ariko kuyivugurura abantu babyumve neza, ntabwo ari ukuvugura stade yose muri rusange. Ni pitch, iriya tapi irimo buriya ngo ibigomba kumara imyaka 8 iba yamaze kuba expired bigendanye n'amategeko ya CAF ndetse na FIFA. Barashaka kuvanamo iriya tapi, urabizi ko imaze mu myaka 8 yagiyemo muri 2016 igihe u Rwanda rwakiraga CHAN. Barashaka kuyivanamo rero ku buryo bari gutanguranwa nuko mu kwezi kwa 5 hazaba hamaze kugeramo indi tapi. Baravuga ko mu kwa 4 bari imirimo yo kuyishyiramo izaba yarangiye, kugira ngo CAF batagira nibazo na CAF bafata stade ya Huye bakayivana mu bibuga byemewe byo kwakira imikino mpuzamahanga. Ubwo rero ko bimeze, mu kwa 2 bazatangira imirimo yo gushyiramo iyo tapi. Baravuga ko ari tapi izava mu gihugu cy'Ubuholandi, tapi nshya, ariko iyi yari irimo ntabwo izajugunywa. Iriya tapi irimo buriya ngo izajyanwa ku kibuga kiri ahantu bita Imbazi, naho ni ihuye, ariko nyine bashaka kubashyiramo tapi synthetique nziza. Bikanjyana ku kintu kivuga ngo rero hari imikino yagombaga kubera mu karere ka Huye, ubwo ndavuga Amagaju ndetse n'ikipe ya Mukura. Ubwo bivuze ko automatically zizajya zakira imikino kuri Kamena. Ariko hari imikino iteganyije kuzahabera ya Mukura na APR n'Amagaju na Rayon Sport, nkuko byari bimeze muri weekend tuvuyemo. Iyo mikino ya makipe ari kuzakira APR na Rayon mu kwezi kwa 3. Ubwo bivuze ko tugiye Mukura ari kuzakira APR, Amagaju yakira Rayon Sport. Ubwo bivuze ko rero iyo mikino nayo yabera kuri Kamena, kuko ntabwo yabera kuri stade Huye. Ukibaza ukuntu imikino urebye wenda ni cyari gisigaye muri aya makipe, uburyo bagiye bafata kuri gate collection, kwakira kuri Kamena APR na Rayon Sport ntabwo bimeze neza. Yari nziza. Navugaga nti kuki bataretse bazayivugurure shampiyona irangiye mu kwezi kwa 5, kuko nibwo shampiyona izarangira. Bayivugurure wenda kugeza mu kwezi kwa 10. None bahe Mukura n'Amagaju aho kubitegura no gushaka aho zakirira. Aho zakira ubwo nabwo yaba ari imikino mike, kuko ubwo yaba ari imikino mu kwezi kwa 8 igihe wenda shampiyona yabigarutse y'umwaka utaha. Ariko ntabwo ibyo uvuga ndumva ntabwo byabigoye. Ariko ngo ikibazo cyabayemo nabo ngo bari gutanguranwa no kwezi kwa 5 kuba tapi batangiye kuyisasamo. Kampani igomba gushyiramo igikombe twenda kwakira. Kitini hari igikombe twenda kwakira mu buryo bwihutirwa. Oya ntacyo ikigomba se kubera Huye. Bakwiye kuyivugurura shampiyona irangiye. Kadufata garuka gato cyane. Mwari utubwiye ku kibuga, waratubwiye yuko no kuri Ntare School hari ikibuga kiza cy'ubwatsi mu Bugesera. Yego. Ni byakwifashishwa. Hari n'abavuze bati Kenya, ati yavuze yuko ngo rwose ngo mu gihe cy'icyumweru cyangwa 2 stade ngo izaba yatunganye. Ngo ni promesse president wa Kenya yahaye president wa CAF. Anyways, turakomeza gukurikirana iyi nkuru, tuzajyana tuba update. Iyi nkuru ya CHAN n'Amavubi ni iki? Ni ikibazo cy'igihe gusa. Ikibazo cy'igihe. Tukarekeze mu makuru.